kane Bibiliya avuga Imana iganira n'abantu bayo mu bicuku bya nijoro bashyizweyo kugira ngo igamburuze icyo bita imigambi yabo. Reka noneho twiganirire uyu munsi hano kuri YouTube mu nsengero. Ubu dufite abahanuzi yego bashinzwe gusobanura iby'Imana yeretse abantu nijoro bashyizweyo, ariko ninde ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kwinjira mu cy'Imana itekereza no mu kiganira n'abantu, cyane ko basobanura ibyo bintu mbere yuko inabivuga. Ati wewe uba witeguye nivuga umunsi uzabona perezida uri mu Rwanda abona His Excellency Paul Kagame, uri muri Amerika akabona Trump, uri i Burundi akabona Ndayishimiye, uri muri Kongo akabona Kisekedi, haruguru hano Uganda ugahita abona Museveni, Tanzania ukabona nde Samia Suluhu. Harazamo ikibazo. Sinzi niba abantu muze kunkurikira neza, abantu bagiye mu migambi y'Imana binjirayo. Nibyo koko Imana ivugana n'abantu nijoro bashyizweyo, ariko ibintu Imana ivuga mu ijoro bashyizweyo iyo tuje mu bigaragara bihabana n'ibyo abantu batekereza. Reka mbabwire ko abantu bose mubona perezida mu nzozi zanyu mutaba mubonye Imana cyane rwose. Inzozi zivuye ku Mana, Imana ivuganye n'umuntu hari ibimenyetso biziranga. Icyambere kuko Imana iba yifuza ko umuntu amenya umugambi w'Imana imushakaho. Iyambere habamo umuburo witwa kwihana, kabiri hakabamo umuburo witwa ineza yayo, gatatu hakabamo umuburo w'imbaraga. Nibyo bintu bitatu Imana ivugana n'abantu. Nurota inzozi zitaguha imbaraga mu by'ubumana, bitaguha imbaraga mu byo kuguha umuburo. Hari igihe umuntu we urabona nkuko iyo turi mu bihe byiza abasengesho wumva ufite imbaraga zo gutsinda ibyaha no kubinesha. Imana ishobora gukoresha akanwa k'umuhanuzi bwa Taroba imbere ahangaha, kuko umuhanuzi urabiza avuga iby'Imana yifuza ku muntu. Umuhanuzi w'Imana ati imbere ahangaha mabonye umwana w'umukobwa uzamwirinde, n'urugero nyine nguhaye wowe hano ukaba wumva bikomeye. N'Imana ishobora kubona mu nzozi ikaza kuvugana nawe ikakubwira ati ariko imbere bizaba bimeze gutya, ikamukwereka. Ariko hari ibintu bitatu ngiye kubabwira ku muntu warose inzozi zivuye ku Mana n'iki Imana ishobora kuguha imbaraga, kuko Imana ishobora kugukudahotesha nijoro mu bicuku bya nijoro ejo ikagusohoresha ibyo yavuze. Zimbutse buzize kutamenya, abo bamenyaga kinisi y'umwijima yabacanzemo. Mwebwe ndakuvuga ngo ariko hari igihe tugira abantu bakanga kumva. Gare nakubwiye ni hari igihe umukobwa umugati mbega mukobwa ufite amaso nkanyana ati we ati uri kumva ambwata ariko ndi kubona uri inka yuzuye gahita arakara. Aho nashakaga amaso wavuza amaso kishizeho n'ibinono muri by'ibinono wabiretse kandi ukabona amahembe ni yaruta amaso. Wamwitegereza ukabona ni inkabuka akashaka kuba mwatumva kiraviza ataho bonye umugabo wumvishe kare umwahoza hano ati Imana iguhaye umwana wujuje ibyangombwa cyane maze ibyo byangombwa ubundi ibyangombwa ni ibi kamwiyore usamukekera ukaruha ndakumva ukubaye. Roba reka tugane ku dusoze ikiganiro cyacu, ariko reka dusoze mbwira abantu hari igihe tunyuzamo akantu duseka, ariko ninde ufite ubushobozi bwo kwinjira mu mugambi w'Imana? Bibiliya yerekana ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Buri muntu wese yemerewe kugera ku bwami bw'Imana niba Imana yakurotesheje wemera kuvugana nayo mu nzozi. Hari abantu bavugana n'Imana mu nzozi ukaba warose icyambere ikimenyetso cyerekana ko Imana yavuganye nawe. Buriya inzozi zose warose yari Imana mwavuganye, mu gitondo byuka zose ziri ku murongo uzibuka. Icya kabiri kuzisobanura. Inzozi zisobanurwa gute? Zisobanurwa ijambo ry'Imana, zigasobanurwa akanwa k'umuhanuzi, zigasobanurwa na situation urimo. Daniyeli ajya gusobanuriza umwami ko yasenze, Imana ikamuhishurira. Uyu muntu uri guhishuriza utararota noneho yasenze utegeza ko iyo revelation ivaye. Wowe araguhaye vuga ngo Imana ntizarenga imbibi cyane, nurota ibi ngibi uzagarukira ahangaha nawe ugahita unakompara. Wenda Imana ari ifite message iri kukuburira, ifite ibintu yagushakaga ngo ubwo narose ngo muri toilette ngo sobanura ngo irose ngo uriho amabyi ngo nigiye ngo urota ngo ufite amafaranga cyane ngo narose Heza ugira ngo banababwira ibintu bizima mwana tegeta ngo uyorose ngo amabyi ngo ubukire bubaye
ibyo bintu ubwirwa n'iki ko Imana itagusaba kwihana? Ubwirwa n'iki ko Imana itari kukubona nk'umwanda wagiye mu bizira wiyanduje? Ndagusuje kandi nguhaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Uri mu Rwanda, uri mu mahanga, gubwa neza. Uradukunda, uradusengera. Umwuka w'Imana akubwira icyo akora kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugende neza. Ntukabure ku Mwuka Wera ibihe byose n'ahantu hose. Ndi masengesho. Hanyuma kuri screen zacu dufite Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Yego. Umeze neza Robert? Kabisa rwose ibintu ni très bien. Umwuka w'Imana rero harya abantu batajya bemera ko ibimenyetso n'amarenga ubu ngize gutya meze gute? Iyo ugize gutya uvuze gutya komeze neza. mujye ko amarenga ese ubwo kubikoze nkahita menya icyo uvuze ahubwo wari uvuze nyine. Ubu umbaje ngo umeze gute gato wahita umenya icyo mvuze. Nta ubwo sinaba nkikubajije ngo nese ngo ibyo bisobanuye iki. Yego. Wapi mpita menya ngo uvuze iki ngiki. But ntabwo ngira ngo tuze gutinda hari kubera ko abantu ngo basigaye bafite umwanya mutoya ngo babashaka ko dukora vuba vuba ngo biyumvire. Yego. Ariko Umwuka w'Imana ari kuri twebwe. Ko nabonye hari abo dusoza ikiganiro ngo tugisoje bari bakiryohe. Reka twemere Umwuka w'Imana ari ubiyobora. Umwuka w'Imana yiyoborere kuko ntago twamenya kandi nta nubwo wa mugani dukora ku bw'abantu gusa nabo tubatekerezaho iyo turimo tugabura. Yego. Robert, tumaze iminsi twumva abantu bariteretse rwose babikozemo content. Ubu ngo hari abantu binjira bakabasha kumenya iby'Imana ivuze mu bantu bose. Twabonye ko Imana iganiriza abantu mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane mu bicuku by'ijoro abantu bashyizweyo. Hari abantu rero binjiye bamenya ngo gutahura imigambi y'Imana. Buryo umubwira uti narose cyati wikwirwa uvunika, dore igitabo ngiki nujya urota ujye usoma hano, dore ibyo abantu barota ngibi nibyo bisobanura. Abantu babwirwa n'iki? Mana turagushimiye, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Umwuka wawe wera tuyobore. Hanyuma n'abagiye kumva bumvisha amatwi y'umwuka, bumva icyo ubwira amatorero. Ari nge ari n'amasengesho turi muri iki kiganiro. Natwe duhe kungukira ibyo mu bwami bwawe. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka mbwira abantu. Babwire ko Imana ivuga. Babwire ko Imana ikora. Babwire ko Imana ireba. Babwire abantu ko Imana yumva. Kuko niba yararemye umuntu ikavuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Hanyuma Satani akaza akamubwira ati Imana yaragushutse nubwo uri ishusho ndagira ngo ugire imbaraga zayo. Akabariye kwitunda. Tubundi ni guti guha ishusho niguha imbaraga ntiguhe n'ubwenge. Umugore baravuze ati ko ari byo bati kandenga imbaraga z'ishusho kananjye ninjire mu mbaraga. Yego. Bavuga tuzarema ati wi iyi Mana ni ndayibwiye gushyiraho imbibi. Hanyuma reka ninjire mu kuvuga. Imana ifite incuro ivuga. Yego. Wacu yanditse ngo Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri. Ifite uburyo Imana ivuga. Yego. Ivugira mu kanwa k'abahanuzi. B ikavugira mu ijambo ryayo yahumetse. C ikavugira mu mirimo n'ibitangaza ikorera abantu bayo. Uzahura n'umuntu Imana yakubise ikihumutse niko bakunda kwigisha abapeni. Uhita bati nge nayibonye. Niho umuntu azahita aririmba bati intoki zacu zayikozeho. Amaso yacu yagize gute? Yarayiboneye. Hamwe wasoma muri Bibiliya bati ije kuvuga mukayibona. Murapfa. Sibyo? Ariko ndagira ngo mbwire abantu ko Imana ivuga mu buryo bw'ubutatu bwera bwayo. Ivuga ikoresheje akanwa k'umwana wayo Yesu Kristo. Ikavuga ikoresheje imbaraga z'umwuka wayo. Kandi ikavuga nk'Imana ubwayo. Masenge ubu Imana ihagurutse ikaza kuvuga nk'Imana. Ikavugira hano mu Rwanda. Niba rwarebaga hano rwahita rureba hejuru.
ihita rwihindukiza ngo bigeze kuyihamagara Abisirayeli. Mose arababwira ati nimwiyeze iraze ejo ngo bajya mu masengesho ngo bakuraho n'utwahene batumva turavugana nayo tu noneho uyu munsi ntidukira bagiye kumva inkuba irakubise babona imiyaga irahuye imishyitsi ngiraze babona ibitare biramenetse ati ni gutyiza. Mose ati nimutuze ntimwayihamagaye bamubwira ati hoya nimba n'imirabyijemo n'inkuba zikaba zikubise yibwire mugende muvuganire hahandi ntago tukikeneye nimba ari gukiza. Sureba uyu munsi ko abanyarwanda bayibwiye ko itanakenewe itanemewe idashobotse urukumva nta mumaro nta ruhare rwayo urukumva sibyo ni urugero nguhaye abamwe bakavuga ati nta nubwo uzi kurema ikibuno ubundi gitanga ibyishimo gahunda zigahinduka iramutse ije ikavuga nk'Imana aho nta handi ivugira. Gatatu Imana ivugira mu kanwa k'abahanuzi bayo yego. Hanyuma kane Bibiliya avuga Imana iganira n'abantu bayo mu bicuku bya nijoro bashyizweyo kugira ngo igamburuze icyo bita migambi yabo. Reka noneho twiganire uyu munsi hano kuri YouTube mu nsengero ubu dufite abahanuzi yego bashinzwe gusobanura iby'Imana yeretse abantu nijoro bashyizweyo, ariko ninde ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kwinjira mu cy'Imana itekereza no mu kiganira n'abantu, cyane ko basobanura ibyo bintu mbere y'uko inabivuga. Ati wewe uba witeguye nivuga umunsi uzabona perezida ubwo uri mu Rwanda abona His Excellency Paul Kagame, uri muri Amerika akabona Trump, uri i Burundi akabona Ndayishimiye, uri muri Kongo akabona Kisekedi, haruguru hano Uganda ugahita abona Museveni, Tanzania ukabona nde Samia Suluhu. Harazamo ikibazo sinzi niba abantu muze kunkurikira neza, abantu bagiye mu migambi y'Imana binjirayo. Nibyo koko Imana ivugana n'abantu nijoro bashyizweyo, ariko ibintu Imana ivuga mu ijoro bashyizweyo iyo tuje mu bigaragara bihabana n'ibyo abantu batekereza. Reka mbabwire ko abantu bose mubona perezida mu nzozi zanyu mutaba mubonye Imana cyane rwose, nk'uko abenshi mubonye Imana nk'uko mwabisobanuriwe. Imana izi uko ishaka, ikora ibyo ishaka, ifite icyo bita sovereignty. Yego, ariko bayemera n'abatayemera, kuko nkeka ko abantu bayemera bari mu bihe byiza. Iyo bageze mu bibi barayemera, ndabazi namwe muyihakana ndabizi, biterwa na situation murimo. Iyo bageze mu bihe bibi yego barabate oya iri hehera. Ndashaka gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 23, mfashe ndabihuza n'aka kanwa k'abahanuzi babungeri. Ubu dufite abapasiteri biteretse, muze kunyumva neza abapasiteri mwe sindi kubarwanya. Dufite abapasiteri basobanura inzozi, ariko wazisoma ugasanga inzozi zanditse mu bitabo bya artificial intelligence, sibyo? Cyangwa se mu bindi bitabo abahanga bagiye bandika bakavuga ngo tugenekerereje nurota uri kuguruka bizagenda gutya, nurota wenda wiga muri kaminuza wasubiye muri primaire bimeze gutya. Ariko reka mbabwire ibintu Imana ivuga mu nijoro mu bicuku bya nijoro mushyizweyo bisobanurwa n'abazi icyo Imana ivuga. Bibiliya itwereka indoto. Umuntu witwa Nebukadinezari ubundi yari umurose, hari abantu bagira inzozi Imana ivugana nabo mu nzozi, ngo yararose arangira byuka mu gitondo ati mwabakonikoni mwe muze hano, mwabapfumu mwe bimeze bite muze hano. Narose. Kabiri nibagiwe. Gatatu mumbwire. Kane murapfa. Ugire vuba vuba twahawe amasaha make twarigenje. Nkati mwami se nibura uyugenekereza uribuka tubwira ibyo warose tukapfa gusemura. Hagati kandi ndabamara. Ari nabyibagiwe. Wewe ndabamara. Ntago mwize kuri buruse zanjye. Yego. Njya kugenekereza iki? Gute? Hari numwe utarishyuriwe Minerval. Cyava vuba hano. Ngo bibacanze baravuga ariko hari umuntu urimo Imana zera. Batuyunguyu yinjira. Mu bihe bibiwe. Hariya iyo abantu bagezaho umwamba avuga ati nibagiwe. Kabiri ni indoto. Gatatu ni urupfu. Kandi bahita bibuka umuntu ufite uburenganzira bwo kujya mu bitekerezo by'Imana.
somera Yeremiya 23 tuyigenderemo uhere no ku murongo wa mbere nta kibazo. Yeremiya 23 murongo wa mbere haravuga ngo Yeremiya ahanura ibyo witwa Shami. Ndaje mbabwira umuntu wenyine ufite ubushobozi bwo kurondora inzozi wenyine. Yego. Uwiteka aravuga ngo, Uwiteka aravuze ngo abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. Imana ivuganye n'abanyarwanda. Abashumba, abungeri n'abashumba. Yego. Abapasteri nabonye ari bo mweze mukwirwa musobanura inzozi. Mwicara mukirwa mutuburira ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo muzabona ishyano. Twakomeje. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye itya iti, mwatatanije umukumbi w'abantu banjye murabirukana kandi ntimwabasuraga, dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, ni ku Uwiteka avuga. Kandi nzakoranya abasigaye b'umukumbi wanjye mbakure mu bihugu byose aho nabatatanirije, nzabagarura mu biraro byabo bazabyara bororoke. Kandi nzabaha abungeri bo kubaragira, ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi ntawe uzazimira muri bo, niko Uwiteka avuga. Reka mbwira abantu bashinzwe gushyira abantu mu iterabwoba. Umuntu akaba yitwa ngo yarakijijwe, akabyuka mu gitondo Imana yavuganye nawe mu bicuku bya nijoro asinziriye. Mu gitondo bakabyuka ko bwati ubu rero ibi bintu birarangiye, finite rimine, izi nzozi kwaheri, urahwereye, uragagaye, asigaye inzira imwe, gitambo twagiye gatanu. Dore iminsi izaza ubwo ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima abe umwami kandi akorane ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, ni ku Uwiteka avuga. Ni Yeremiya uri guhanura. Yego. Nanjye dufatanye guhanura. Yego. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli azabera amahoro. Iri niryo Shami rizitwa, iri niryo zina rya Shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Bamwe mujya muhakanya ko Yesu atari Imana. Yego. Mwabyumvishije? Twagiye. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza ntibazasubira kurahira bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wanjye wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isirayeli akaruzana aruvanye mu gihugu cy'ikasikasi no mu bihugu byose aho nari narabatatanirije, nabo bazatura mu gihugu cyabo bwite. Aha impamvu nahereye kuri Yeremiya ndashaka kugira ngo nitse ngeze ku bantu mbabwira umuntu ufite ubushobozi bwo gusobanura inzozi. Bibiliya iri kwerekana yuko Yesu mu kuvuka kwe kumwe birahiraga imbaraga n'amaboko zabakuye muri Egiputa, noneho kuko Yesu ari we zina twahawe. Kuri abantu nimujya musoma ijambo ry'Imana, nimugasoma umurongo umwe ngo muhite muwumvisha ikintu mushaka kumva, mujye muhuza n'undi. Bibiliya ivuga ko Yesu ari we zina twahawe mu isi no mu ijuru byo gukirizwamo, kandi niba utanga agakiza ku banyamahanga. Nicyo Bibiliya ivuze ngo kwirahira kw'Imana yabakuye muri Egiputa kuzahinduka kube kwirahira ku izina ry'uyu Shami. 9. Yego. Iby'abahanuzi noneho sasa Yeremiya yerekanye inuza Shami, yerekana n'uburyo inzu ya Yakobo izabona umwami. None agiye kuvuga kuri aba twasomye mu murongo wa mbere 9. Iby'abahanuzi. Umutima wanjye umenekeyemo, amagufa yanjye yose arajegera, meze nk'usinda, nk'umuntu wishwe na vino, mbitewe n'Uwiteka n'amagambo ye yera. Wumvise ibintu byabaye kuri Yeremiya?
abonye ibyo bahanuzi yari muzima yumva icyo Uwiteka ari kuvuga, ariko ageze ku bintu Uwiteka ari kuvuga kuri aba bahanuzi ahabwa ati nkurikije ukuntu mbimenye byumvishije ndamenaguritse, ndasinze we, ndapfuye, amagufa mumenekeyemo. Data we, ngo kuko igihugu cyuzuye abasambanyi, umuvumo uhateye kuboroga, urwuri rwo mu butayu rurumye, imigenzereze yabo ni mibi, kandi imbaraga zabo sizo gukiranuka, kuko umuhanuzi n'umutambyi banduye. Nukuri mu nzu yanjye nabonyemo ibyo bakiranirwaho, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma inzira yabo izababera nk'ubunyereri mu mwijima, bazayisunikirwamo bagwe, kuko nzabateza ibyago mu mwaka bazagendererwamo, niko Uwiteka avuga. Nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya, uko bahanuriraga mu izina rya Bali, bakayobya ubwoko bwanjye Isirayeli. No ku bahanuzi b'i Yerusalemu nababonyemo ibibi bishishana, barasambana, icyo ni icya mbere, bagendera mu binyoma, icyo ni icya kabiri, kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi, icyo ni icya gatatu, kugira ngo hatagira uva mu byaha bye. Bose bambereye nk'ab'i Sodomu n'abahatuye nk'i Gomora. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'aba bahanuzi atya ati, dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa apusinto, mbanywesha amazi akarishye, kuko abahanuzi bo mu Rwanda n'i Yerusalemu aribo baturutsweho kutubaha Imana, bigakwira igihugu cyose. Abahanuzi b'i Kigali nibo bazanye amabi yose ubona yageze mu ntara zose ziri muri iki gihugu. Uko ni Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvire amagambo yabo. Aba bahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe, bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Uku ni Uwiteka Nyiringabo avuga, mwa Abanyakigali mwe, namwe diaspora, ntimukumvire amagambo aba bahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro. Ubwo ni ibihe bitagira umumaro? Bavuga ngo ibyo beretswe, bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira abantu basuzugura Uwiteka bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro n'umuntu wese ugendana umutima unangiye. Bakamubwira bati, nta kibi cyakuzaho. Cumi n'umunani, ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde Uwiteka witaye ku ijambo rye akaryumva? Dore umugari w'Uwiteka ari wo mujinya we uraje. Ni ukuri, ni umuyaga w'ishuheri uri mu mugaru, ugiye kugwa ku mitwe y'aba banyabyaha. Uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura, keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we. Mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Iyo bavuze iherezo baba bavuga imperuka. Ariko iyo baba bari abanyabwenge, baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa, nari n'Imana ya hose na kure? Hari ubasha kunyisha hiherereye simubone? Ni Uwiteka abaza. Sinjye ukwiriye ijuru n'isi? Numvishe ibyo abahanuzi bavuze bahanura mu binyoma mu izina ryanjye ngo neretswe, narose, neretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma? Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo bibeshya, bigira inama yo kumpuza abantu banjye izina ryanjye. Baratorera umuntu wese mugenzi we, barotorera
naho shaka barotorera umuntu wese mugenzi w'ibyo beretswe mu nzozi nk'uko ba sekuruza babo bahugijwe n'izina rya Bali. Umuntu ufite icyo yarose ntakirotore kandi n'ufite ijambo ryanjye rivuge ibinyakuri. Umurama uhuriye n'ingano niko Uwiteka abaza. Kandi Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. Umuntu wese yiba mugenzi we, niko Uwiteka agize gute avuze. Ikimenyetso cya mbere kadusoze kuri aba bahanuzi n'abashumba b'i Yerusalemu nako b'i Kigali. Masenge uzumva umuntu w'ikana arangiye umushumba wa ruguru hakurya hariya. Yego. Kicukiro. Yego. Ahagarara akavuga ati dore n'urota izi nzozi bizaba bimeze gute. Cyane. Uhita wumva winaha Gasabo. Yego. Hano hirya. Yego. Ahaguruka ati nuzirota. Utanazirota. Ntuzirwe. Dore mba nkwaye agateganyo. Mbe ngubwiye ibintu. Fata gino gitabo wandike. Bizaba bisobanuye. Ukumva wa Nyarugenge nawe arahagutse ati izi nuzirota. Yego. Mwabahanuzi mwe b'ibinyoma. Ninde uri mu migambi y'Imana ngo amenye icyo Imana yibwira? Ese ibintu Imana ibwiye amasengesho nibyo imwifuzaho, nibyo yifuza kuri Robert? Masenge reka mbwira abantu bankurikiye, simbujije ko abantu b'Imana binjira mu nzozi. N'aba Daniel bazinjira mugamo ndabizi naho umutego wanyu wabushabikiye, bakinjira bakabwira umwami ati rwose warose pe, iki gishushanyo warose umutwe umeze gute, gisobanura ibi ngibi kugera ku birenge ibumba wabonye n'ibyuma byivanga. Dore na artificial intelligence twebwe twarabibonye tubihagazemo. Ariko ninde winjira mu Mana? Ninde utekereza iby'Imana itekereza? Ninde wibwira iby'Imana yibwira? Ni byari Daniel yigeze yandika igitabo babwira umwami ati nurota uzasome hano ibindi byo cyangwa Bibiliya iravuga ngo Daniel bamuhamagaye aragenda yinginga Imana aravuga ati Uwiteka wamishuriye neza, wambwiye icyo inyifuzaho, kabiri ukambwira n'icyo bisobanura, nkajya kubwira umwami icyo warose. Ubundi inzozi nizo zitanga icyubahiro cy'Imana ivuga, kuko bivuguruza imigambi y'umwana w'umuntu. Ariko ninde warose uri gusobanuza inzozi yarose iki? Ndagira ngo mbabwire ko iyo abantu basoma Bibiliya mu buryo bwombi, niba mubona ko Imana yinjira ikavugana n'abantu bayo, ntabwo Bibiliya yigeze ivuga ngo Imana ivugana n'abantu bose, yaravuze ngo Imana ivugana n'abantu bayo. Bivuze ngo na Satani ashobora kuvugana n'abantu be cyane. Niba Imana inyura mu nzozi, biroroshye ko na Satani n'abadayimoni bashobora kunyura mu nzozi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba Satani yihindura marayika w'umucyo, ngo byoroheye n'abakozi be kwihindura nk'abamarayika b'umucyo. Hari abantu bajya babona Satani bahagaze iruhande bavuga ati oya ntabwo ari Satani yari yambaye umweru. Iyi ni Imana. Batubwiye yuko iyo yambaye umweru aba ari Imana. Uyu muntu yigeze kwikoza mu mitana ati ngewe narabonye, nareretswe nk'uko abahanuzi b'i Kigali babigenza. Ati ngewe narabonye, ati nabonye marayika w'Imana azafata ikiganza, ati ngwino nkujyane mu ijuru. Ati ngezeyo Yesu, nsangayo Yesu na nyina baba muri departement. Ati murumva ukuntu yanyeretse? Bati wi turakwemera. Komanteri zari 1000 ubwo wagiye mu ijuru uremewe. Undi abayikojeje hirya aravuga ati ibyo nabonye nasanze y'imitobe yiyenzwe n'ibitoki, twaranyweye turavutarara. Ariko wasoma umuntu winjira mu bitekerezo by'Imana, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo iby'amaso yacu atabonye. Umva umuntu winjiye bakajya kwerekwa no kurota, bamwita Yohana. Yaragiye aravuga ati nabonye inyanja y'ibirahure, mwari mwayibona mwebwe? Umuntu winjiye ahantu usha erega amajuru nabiri cyangwa se natatu, hari n'irigi biterwa naho wageze. Uwacu yaranditse ati ngewe Pawulo intumwa y'umwami wacu Yesu Kristo, narazamutse mu mwuka ndagenda mu ijuru rya mbere ndarirenga, rya kabiri ndarirenga, ngeze mu rya gatatu icyo nahawe kumenya nicyo nanjye nabahaye kumenya. Avuga ngo bitewe n'ibyo ngibyo munagere n'ikirenge mu cyanyu muzagira mu cya Yesu. Nese kubarenganya ababivuga ubu barenga muri rya kabiri. Dore rero reka mbabwire abantu murote, mbabwire ukuntu iyo warose
umanza gushaka icyo Imana ivuga. Yego. Icya mbere umuntu iyo yarose inzozi ziza mu buryo butatu zivuye ku Mana. Yego. N'izivuye ku badayimoni ndaza kubabwira, hari n'iz'imiruho nkuko bakunda kubisobanura. Yego. Hari igihe umuntu yicara akavuga ati nyamara iyo kamera yawe bazayiba, akishyiramo agatotsi iserivigati ribakinga, ukarota koko bayigurukanye ngo Imana yavuganye nanjye ngo kamera yanjye bayiba. Kamera yawe bayiba. Inzozi zivuye ku Mana, Imana ivuganye n'umuntu, Yego. hari ibimenyetso biziranga. Icya mbere kuko Imana iba yifuza Yego. ko umuntu amenya umugambi w'Imana imushakaho. Yego. Iya mbere habamo umuburo witwa kwihana. Yego. Kabiri hakabamo umuburo witwa ineza yayo. Yego. Gatatu hakabamo umuburo w'imbaraga. N'ibyo bintu bitatu Imana ivugana n'abantu. Yego. Nurota inzozi zitaguha imbaraga mu by'ubumana, Yego. bitaguha imbaraga mu byo kuguha umuburo. Hari igihe umuntu Yego. we urabona nk'uko iyo turi mu bihe byiza abasengesho uba wumva ufite imbaraga zo gutsinda ibyaha no kubinesha Cyane. Imana rero ishobora gukoresha akanwa k'umuhanuzi kavuga ati kuroba imbere ahangaha, kuko umuhanuzi urabizi avuga iby'Imana yifuza ku muntu. Yego. Umuhanuzi w'Imana ati imbere ahangaha mabonye umwana w'umukobwa uzamwirinde, n'urugero nyine nguhaye. Yego. wowe hano ukaba wumva bikomeye, n'Imana ishobora kubona mu nzozi ikaza kuvugana nawe. Yego. Ikakuvuga ati ariko imbere bizaba bimeze gutya, ikamukwereka. Ariko hari ibintu bitatu ngiye kubabwira ku muntu warose inzozi zivuye ku Mana, n'iki Imana ishobora kuguha imbaraga, kuko Imana ishobora kugukundahotesha nijoro mu bicuku bya nijoro, ejo ikagusohoresha ibyo yavuze Yego. mu ijambo ryayo cyangwa se mu kanwa k'abahanuzi. Yego. Nabwiye ngo sindwanya bereka nasobanura inzozi, ariko ndaza kubasobanurira ninde winjira mu bitekerezo by'Imana, ninde umenya ibyo Imana itekereza. Ko tubonye ko hari abahanuzi b'i Samariya n'i Yerusalemu, Yego. n'i Kigali no mu ntara, bashobora kuba binjira mu bitekerezo by'Imana, Imana idahari. Kandi Uwiteka avuze ati ndabagaburira uburozi bwa pusinto, muzababona benshi mwarababonye hano muri Kigali bandagara babwirabwira, kandi bajyaga bikoza mu mitana ngo ni Imana yabavugishije. Cyane. Uyu munsi bamwe birirwa bazerera, hari aho njya mbona za Kampala bameze nka gutya kanikomeretse. Yego. Kugira ngo wumve ikintu Imana ivugana nawe, habaho itangiriro ry'aho inzozi yawe yatangiriye. Yego. Wirota perezida ngo ubyuke mu gitondo uvuga ngo Imana ngo yavuganye nanjye, ngo ngiye ngo nabonye Donald Trump, ngo mu nzozi ngo yaje ngo Donald Trump aransuhuza. Ese mutekereza ko aba perezida bose bo mu isi bamwe na bamwe bava ku Mana? Si nk'ibyo se. Hari abo Imana ihamagara rwose nk'intumwa zavuye mu ijuru, ariko hari n'abandi baza mu isi hatari intumwa zivuye mu ijuru. Muri gahunda ari muri paturuye uranari muri paturuye nijoro, ariko ati nakaye igezweho. Yego. Iyi agenda manzi urebe ngo nangira kurota. Yesu ashimwe. Nangira kurota natangiriye hehe? Iyo niyo numbero ya mbere mu nzozi. Mbere yuko n'umuntu ugusobanurira amanza kugusobanurira, ngewe ntangira kurota byatangiye bite. Niba mu nzozi zawe utibuka hari ibintu byawe byatangiriye, wiza kujya kukura ngiyo umuntu arose ngo ari kuguruka mu kirere bisobanura iki? Uraba utazi nayo inzozi zawe nijoro wagurutse byari bigenze gute? Ezo wagurutse ujyayo wasoreje hehe? Yaha. Kabiri, mbere y'uko uguruka mu kirere nk'uko ngo wirose ngo uguruka mu kirere ngo bisobanure, mbere y'uko uguruka mu kirere watangiriye hehe? Hagati wari uri hehe? Bisoza byagenze gute? Abenshi uzumva ari nk'igihe umuntu amamagara ati bijye ko ntabwo ibyo bintu ngiye nshaka kubyumva mu matwi yanjye. Kubera izihe mpamvu? Umuntu akora ati robo wansobanura inzozi narose zatangiye gute se? Ngurumva ngo simbyibuka ngo gusanga ikintu ngo niba utibuka inzozi zawe zatangiriye, ukaba utazi uguzimo no hagati, ukaba utazi uko zasoje, uri kubaza iki? Ariko kwibuka ngo pastor ngo mwirimbi bari bamujyaje, ariko wajyayo mbere wagiye mwirimbi byagenze ngo nguje kumbaza ibyo kuguruka taho wagurutse uvuye nzigwagurutse bigenze gute? Yesu ashimwe. Kabiri, usibye umuntu uriho shami, niwe wenyine wakiye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwe, akaba ari muri we n'abagendera muri we, bafitanye gahunda y'ijwi. Bibiliya ivuga iki ku ijwi? Iravuga ngo abanjye ndabazi n'abaciye imanzi mu biganza, ijwi ryanjye ryonyine mpfa kuvuga, baritandukanye n'andi majwi. Ubu Imana izi kumva ijwi ryacu kugeza ku rwego dushobora kuba twitwa ba Robert muri uru Rwanda. Robert yavuga, Imana ikavuga ngo numvishije ni Robert. Ntabwo Imana ijya yitiranya ijwi ry'amasengesho cyangwa se ngo iryitiranye n'irya Robert. N'abamasengesho bose Imana izi ijwi niyo ryaba ari mu rusaku rw'amajwi menshi ahorera cyane, Imana yayumva ijwi. Wacu yararirimbye ngo ntugatinye gusenga,
ngo ntabwo imana yitiranya ijwi cyangwa amazina nabaciye imanzi mu biganza kabiri mbandikaho izina ritigezwe kumenywa n'undi wese iyo zivuze kugira ngo imana ikumve bisaba ko nawe uyumva mukajya mugenda mu kigare mushumba narose yohereze bayahekenye abanyarwanda bavuze neza baravuga ngo iby'abapfu birirwa n'abapfumo cyane wapfuye birashize ntabibonye hasigaye izuba rimwe gusa mbonye baratanze intama 7 hanyuma kugira ngo ibyo bintu bikurweho ni uko wongeza kohereza izindi 7 karengeye niho karengura umupira aho warengeye niho urengurirwa ubwo igitambo cy'umwana ntasha mufite muri wowe noneho rero batekinitse aho bageze baranazohereza hati bari abarotisi mugende kandi gahunda aho ngaho urangije kuzirota nta wundi wahamagara masenge abantu bagize amahirwe yo kurara muri interina uzaba bazara twarerejwe kurotesha hatifuje gutya gusa umwana yarose ngo kintu bita inzozi dream ubundi iyo bavuze inzozi dream ni intekerezo n'imishinga n'amaproje na plan z'ahazaza niyo mpamvu uzumva umuntu avuga ati kanaka ariko burasigaye aba mu nzozi zanjye dream ni ibintu umuntu atekereza noneho rero abantu benshi ntabwo bajya bamenya ninde muntu ufite kumenya ubushobozi bw'Imana yeretse undi ni umuntu wenyine urimo Kristo kandi nawe wabwiye n'ubu ndacyababwira dore hari inzira ebyiri uyu munsi nta gukonja nta kubira byabaye finite limine cyane n'abantu yere wanduye nta bindi ubwo rero niba uri kurota ukaroterwa inzozi zo kwa Satani binakuwangari urapfuye tu urikumva igihe cyose uzarota inzozi uri kumva ukazirotorerwa n'umuntu wo mu isi y'umwijima ubwo nibyo isi y'umwijima ikwifuzaho n'igihe uzakira umuhanuzi ari umuhanuzi wo mu isi y'umwijima baguhanurira iby'isi bashakaho niyo mpamvu uzahura n'undi akavuga ati ariko ubutaha uzambwe tuganire ku kintu bita indimi ubu dufite abantu bo mu bwoko butatu bavuga indimi abantu bose bakagira ngo ni indimi z'umwuka wera cyane ubundi hari indimi z'abadayimoni n'izishamikanye nabo n'abakorana nazo hakaba indimi zo mu bwami bw'Imana hakaba n'indimi z'abigana cyane twebwe iwacu murenge ubundi tujya tugira igihe cyo kujya kwiga tukaza tuvuga indimi ibintu byose bikaza bigenda neza nta kibazo dufite hawigirime vodra tuza tugira ishuri ry'abahanuzi baza batwigisha indimi twoma tuzivuga ukazugira ngo n'Imana ivuze twikomereze abasobanurira tebare abantu batunga umwuka wera Mana basenga showe ndafashijwe nzungu we katwikomere ako kari gaciyemo ndabakunda nkunda ukuntu baramya Imana bavandimwe barasirimba ibintu bikagenda neza ariko hari abandi baza babigana kazavuga indimi ukavuga ati muri Jensi Comedy ukavuga ati izi nizo Yesu ashimwe amen hanyuma ninde muntu ushinzwe kumenya iby'Imana itekereza ni umuntu ufite Imana muri we kuko Imana niyo yibwira ubu abantu bazi kubyara ngiye mpamya neza ko nuko isi itaragira ubushobozi bwo gupima uri kumva ama DNA ngo bamenye DNA za Yesu nk'abakoze ikosa iyo masiga bamupimye bakaba bafasha ama DNA ye babapima natwe bakazibonamo cyane oya rya nibanga ry'abizeye ubu se wowe igipimo gipima bene wanyu nuki abashara ko ntabwo yasize avuze ati mujye mubikora kugira ngo mubere urwibutso rwa Yesu ni yahisemo kutumenyesha isi kuko ubwahisemo kumenyesha dufitanye gahunda wese ugira ngo ibipimo byacu birazifata ntabwo n'ubundi babimenye nawe iyo bamumenye uwo ari we gahunda ari guhita ipfa gahunda ari kubirara tugaragara abatariho turebe ariko benshi babayeho ku bwacu abahungu rero ngo baravuga ati nibyo warose ati birarangiye iyo nimero igezweho ni iyawe ohereza ati nkurikije izi zose urose dufite ikindi gisobanuro kijyanye n'amafaranga mbonye isanduka ziri ku murongo mbona ipankarita yanditseho izina ryawe niyikurikiye ati niyikurikiye ubuhanuzi buba bugomba kugenda n'inzozi n'ibisobanuro byazo
ninde winjira mu migambi ku buryo ayandika ahantu abantu mwese muzarota mujye musoma hano iby'Imana ibishatse kuvuga genda bizi. Urumva Imana nijya irenga iyi mipaka. Niba uri kuguruka bisobanuye iki, niba ari perezida bisobanuye iki, niba warose ugwa muri tuwarete bisobanuye iki, niba wabonye inka kwirukankana nibyo, niba ari imbwa nibyo. Mujye musoma hano ntimukajye mutarenga, kandi mumenye ko njyewe ubisobanuye, njyewe wandikishije iki gitabo ukoze iki kiganiro, ni njyewe muntu wa mbere mugomba kujya muhamagara mwese nkababwira noneho bikurikiyeho icyo mugomba gukora kugira ngo mubashe nyuma yo kurota mugomba kumbaza abakama nk'abakamura nk'abakonegita muvayo muzangaye. Ariko Bibiliya avuga ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Bamenyaga kinisi y'umwijima yabacanzemo. Mwebwe ndakuvuga ngo ariko hari igihe tugira abantu bakanga kumva. Gare nakubwiye ni hari igihe umukobwa umugati mbega mukobwa ufite amaso nkanyana ati we ati uri kumva ambwata ariko ndi kubona uri inka yuzuye gahita arakara. Aho nashakaga amaso wavuza amaso ishyizeho n'ibinono muri by'ibinono wabiretse kandi ukabona amahembe niyaruta amaso wamwitegereza ukabona n'inkabuka akashaka kuba mbwata umva kiraviza ataho mbonye umugabo wumvishe kare umwe wazahanura ati Imana iguhaye umwana wujuje ibyangombwa cyane maze ibyo byangombwa ubundi ibyangombwa ni ibi kamwiyore uzamukekera ukaruha utakumva uko ubaye. Roba reka tugane ku dusoze ikiganiro cyacu, ariko reka dusoze mbwira abantu hari igihe tunyuzamo akantu duseka, ariko ninde ufite ubushobozi bwo kwinjira mu mugambi w'Imana? Bibiliya yerekana ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Buri muntu wese yemerewe kugera ku bwami bw'Imana. Niba Imana yakurotesheje wemera kuvugana nayo mu nzozi. Hari abantu bavugana n'Imana mu nzozi, ukaba warose icyambere ikimenyetso cyerekana ko Imana yavuganye nawe. Buriya inzozi zose warose yari Imana mwavuganye, mu gitondo byuka zose ziri ku murongo uzibuka. Icya kabiri kuzisobanura. Inzozi zisobanurwa gute? Zisobanurwa ijambo ry'Imana, zigasobanurwa akanwa k'umuhanuzi, zigasobanurwa na situation urimo. Daniyeli ajya gusobanuriza umwami ko yasenze, Imana ikamuhishurira. Uyu muntu uri guhishuriza utararota noneho yasenze, utegeza ko iyo revelation ivaye. Wowe araguhaye vuga ngo Imana ntizarengeza imbibi cyane, nurota ibi ngibi uzagarukira ahangaha nawe ugahita unakompara. Wenda Imana yari ifite message iri kukuburira, ifite ibintu yagushakaga ngo ubwo narose ngo muri tuwarete nguswana ngo irose ngo uriho amabyi ngo nigiye ngo urota ngo ufite amafaranga cyane, ngo narose heza ugira ngo banababwira ibintu bizima mwana tegeta ngo uyorose ngo amabyi ngo ubukire babubaye. Ibyo bintu ubwirwa n'iki ko Imana itagusaba kwihana? Ubwirwa n'iki ko Imana itari kukubona nk'umwanda wagiye mu bizira wiyandusha? Erega buriya Satani ni umugome, afite uburyo nyine agenda ubuhenzi bwose, icyo bita ubuhenzi bw'ibyaha n'ibindi ubwo uburiganya n'ubuhenzi bw'ibyaha, kugira ngo kuko yaragamije kubatera menshi, urumva kubahindanya muri ubwo buryo, kandi akaba bati Imana byanga bikunda izabasanga ibereke ko bahindanye, reka mbereke ko bizaba ari amafaranga bari kubona ku buryo ibyo bazaba barimo gukora byatumye Imana ibereka ko bahindanye, bazarushaho kubyiyeneberezamo noneho bakicengeza neza mo hagati komeza batsinda gagira abahungu bahari. Ubu basizeho imbibi, abantu basizeho imbibi kwirose umwana ngo bibe bisobanura umwuka wera. Wabwirwa n'iki ko Imana itagiye kukwihera urubyaro? Wasenze Imana ikaguhishurira nyakuri ikintu Imana ishaka kugukorera. Unarose afite umwana ngo ubwo ni umwuka wera, mu gitoreje ukabona wajya kwa muganga ukabona indiri konka utazi n'igihe byagendeye. Yarakana ko mu giseka gucabetse adakuko uzajya ukajyana. Hari abantu bajya tubwira ngo amabere yikora
batonsa bajya bumva amabere yajemo amashereka ariko byagera nijoro ngo bakabona akantu k'akabebe bari kukonsa bakanguka bakakabura n'igisi y'umwijima iba yagucometse urubyaro uzabonsa tu anyuza ngo wabonye umwuka wera saronga ibyo bintu byashoboka nkagiye ase wamungane ngo narose ngo umwana ariko umwuka wera aza kukonka arakonka gushakamo iki ngo yonka agashaho nzabyasha byo botsa reka ibintu ni byinshi nyiramatwi abwirwa biki bindi nyine nawe akisacingira nyiramaso yereka bike muve mu buyobe ninde winjira Bibiliya yatubaje ngo ninde winjiye mu migambi y'Imana bagabo berejwe ngo neretswe ngo narose Mukiza Yesu abe hamwe namwe icyo tubifuriza nuko mwakurikiza ijambo ry'Imana kuruta uko mwakurikiza ayo magambo y'abo bahanuzi twahoze dusoma Yeremiya abo yayihanuriraga abamaze kurya cyangwa bagiye kurya uburozi ubwo ngubwo mukava inyuma yabo no kandi ubu nabwo umuntu arabahanurira babwira ko ari uburozi ntibashaka kubyumva ese amatwi yabo ari maso yabo Imana muri kurindi. Amen.